yarenda gupfa uyu nguyu nta kibazo ne yarenda gupfa uvuga ko mwaryamanye rero nibyo oya kuryamana ntabwo bigatureba ariko se buretse mbanze mubazi none se ari gushyuha ku munwa ibyo biramureba mwaryamanye kuryamana n'umuntu bivuze iki bivuze neza bivuze ko mwaryamanye nyine muse mwaryamanye urabizi se none se wari uri munsi y'igitanda wari uri gutora ubusigaye mama keza ahora tuhakanira ntabwo biraba yakomeje kumakanira uburyo kayusa shitinga ntabwo karimo araryamanye mbuze ubwenge twe tumujugunye mushugunya nde kayusi kukiri kumugisha inama se wabikoze ku giti cyawe ukunda kayusi ndambukunda none se reka mbanze nkubaze wigeze uza kunganiriza umvuge ngo kayusi reka tumureke ko numva uri kuza ubintu ahubwo reka ndikuganiriza ubu ngubu ngaho bivuga tubyumve kagire inkuru n'umuntu kuzibara kayusi mumureke mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabashishikariza kuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko umeze neza aho muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza inda nini yishukuze niko bavuga urinda ubimira bishyushye wareye gake ko ntaho gusa nkuko bisanzwe reka nshimire wowe wakoze subscribe ukandika na comment ndagusuje cyane ndetse nawe utarayikora ngo sako wayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi uko bangana niko barya mwababonye make biti ntukanungure kandi nawe ntukanungure nukuri kurya nase kurya n'icyaha bakubonye urya hari ikosa ukoze bakubonye nyine wahaga hanyuma amakuru araho nukuri araho nyine bya kinyarwanda iki kutwise twatukuye noneho byagenze shandwa y'amazi bishandwa nawe kakanya oya maze iminsi ari agiye no kwa muganga njye kwivuza maze iminsi yarwaye nagare n'amarundi ari amarundi nari kuba natashye watashye n'amasanzwe bakwandikira rinete arakurya se ndanashima ayo ni amarundi tu do marundi ntago wayicarana gutya tararira amakuru y'iminsi se yigeho amakuru ni meza bya biryo byanjye barabimeni bamwagize umururumba reka bijye bimenewe se kuri kurya wihishe wimunye n'abandi none se kuba nawe udutunguye rega ntabwo uba watumenyesheje ngo uvuge ngo bitubwiye hakiri kare wowe wagombaga kumenyesha abantu bagomba no kwereka abantu tuba turi kumwe abantu mama Keza azana igisorori cy'ibiryo ugeze kuzana igisorori cy'ibitoki aragikubita kandi koko waranafotoye ntabwo ifoto nagize nyishira urarya wirarya hariho kunambwa ngo abantu banini ntibarya ariko nibo barya oya turarya kandi wasangaga yige byaramunaniye shanye byananiye araryo none uyu nguyu we buri saha abashoye ikintu nzi gashoboye icyo kunywa cyakora aho ndi proud cyese arayanywa imara ikaza mitsinyi ndayinywa nkayimara cyo kunywa cyo sinzazishyira sinzi iyo bijya ariko bijyamo aho kurya shakurya byarananiye pe by'amagatoki nakaburusheti nka kara waryaga ndeka utuntu tworoshye hanyuma nese ko bitamusa kuko ndamutse ngewe nisize narya cyangwa ngo niyo nabandya ariko nkarya ibintu biri aho nta ntungamubiri irimo sha ntabwo byagaragara ko nisiga rwose aziranye bihagije agakunze babiri karabateranya nyine ari uwa ngo mukatinza kurya ikibazo se biragufasha uyu nguyu nta kibazo ne yarenda gupfa umugize umupfu oya se kakanya uyu nguyu ari mu bagenda n'ukuri we ntabwo ubibona uri mu bagenda dusezere oya nese we ntabwo uri kumubona ndi kubona nyine ariko none ibyo ngibyo se bijya bikora abantu bazima do
amasinezite se atubona apfa hari imwe zabura umwuka oya hagati aho ngaho njye munabare mvana nashiduka yanabinyanduje munabare dore keza ko nase nawe no ukorera gukora amabara ukomora arimo arakurya mu matwi sinisiti byana mu matwi ngaho ubwo byaje nyine amasinezite arakurya mu mazuru mu matwi so wagiye wifubika waje waregeje baraje bigize umusirimu hanyuma mama ke kugeza nisa abayisaba yaje gutega abagabo yize imana nkababona yigize umusirimu hehe aba yaje kudandaza kwica style ngo wakishwa n'umusonga none aba yaje kudandaza amagara ngeze ndadandaza amagara nawe udasesereza never oya ntago ari gusesereza oya abantu nk'aba oya abo ngabo ni indaya nizo bitaba dandaza uyu se we ni iki ngende indaya uri iki ntabwo ndi indaya uri iki umuntu uri umuntu nazo ni abantu bose bose abantu ubu ni sangahe turi nijoro sangahe kubera impande y'imarinda saa moya cyangwa umuntu w'umugabo none imbara ko karaktere yanjye baza bakigisha nimba ariyo karaktere yanjye se mbizibe ni abagabo bagenzi babo bakadutwara abagabo tureba oya gusa twakoyiga gutwara umugabo ariko sinari kumugutwara gusa n'uwawe ko namutwaye se ubundi none se ntabwo gusa nitwasangiye dusangira iki inuze nasangiye nyanya twazisangiye muracyasangira turacyasangira ese ko mwanze guharirana wapi ni ukuri kumana ntabwo nasangira ariko no kwamvuye kakuzaho uya mubwire iyo umuntu arutse ibirutsi nanone akongera agaruka kugira ngo ngera bisubireho ahubwo wowe nimbuza ubwenge twe mujugunya nde Kayusi kukiri kumugisha inama se wabikoze ku giti cyawe ukunda Kayusi ndamukunda none se reka mbanze nkubaze wigeze uza kunganiriza umvuge ngo Kayusi reka tumureke ko numva uri kuza ubintu ahubwo reka ndikuganiriza ubu ngubu ngaho bivuga tubyumve kagire inkuru n'umuntu kuzibara Kayusi mumureke nyine iyo ni inama wakigira ntabwo ari inama wamugira sibyo nyine kutamuharira ngo umureke aza abantu bambujije kumureka benshi uza abantu bambujije n'umuryango wawe none wowe uraza kwiterera mu byanjye ngo mureke nkana ariko n'ubundi ntibyangora ibiki byatakugora ntabwo byangora ibiki kuba namubwira ngo tugende amuveho uracyamukunda nyine aracyamukunda ikibazo se aramureka amufatanya n'umugabo we wenda ko niko kantu tutasobanukirwa natwe atatwumvisha ngo twumve umugabo we babyaranye kuba ufite umugabo anakunda na Kayusi ibyo se birabareba kiducanga nyine mujye mureka kwitambikiza ufite imitima ingahe mama uratambikije uratandaraje buretse nabyo ko mbango ndatandara ukunda Kayusi ukunda n'umugabo wawe ntabyaranye cameraman arabona ngiye amaguru yanjye atambikije iby'amaguru gutandara none gutambikiza niki ngo ndatandaraje ni ugukunda ubwo mutangiye mumbwira ngo ninjye kwanika ngo ninjye kucyanika no kucyanika byo byanashoboka ntabyo mvuze tangiye kwivugira ibintu kandi navuga ngo nibyo atangiye kwivamo ndakaza icyo turi kuvuga uyu nguyu icya mbere nagaza kungira inama yenshi none se ko muri kumurwanira mujyarwana nawe ariko nshaka icyo nzi cyo Kayusi yamaze nubwo yabyanze yaranyemereye nawe ufite indimi ebyiri uravuga ngo uramukunda ubundi ngo si umukeneye none se nimba yarabyanze ndaje kumushyira mu gihereko erega umuntu arutse ibirutsi nta mpamvu yo kugira ngo abisubire igeni uri kirutsi cyane rwose yararutse njye ntamukeneye nanasubira ku birutsi byiwe uri kuvuga ko kwita ikirutsi nabyumvishije nategetse kazaba kabaye aho nakugaruka hose njyewe se ntabwo yigeze anduka ntabwo yigeze avuga umugore ndamwemeye ngo ndongeye ndamwanze bivuze ko ukiri kwiha amahirwe rero uyu nguyu yaramurutse
byarandutse ubwo nasubira ku birutsi bye kandi ntabwo ninjya murutse ahubwo niko ndi kugaruka kumushaka none wowe uri kugaruka ku birutsi iyo ugarutse inyana y'imbwa pe oya wagwa ukabuka inyana y'iki y'imbwa ubwo bivuze ko yiga uri kugaruka ku birutsi warutse ari kugaruka ku birutsi yarutse erega naramukundaga kuko yarandyoherezaga oya vuga ngo wowe nawe namukunda njyewe nako ntabwo ari ibirutsi byanjye ntabwo nigeze nduka njye naramukundaga viyanye zakoboka narazengurutse nsanga nta wundi muhungu uhari atari Kayose na mama Keza arazenguruka asanga nta wundi nta wundi ataryohera ntabwo nigeze nzenguruka njye n'umuntu wanjye wamukunda we nta bandi washatse yego ntukanyumve nabi ese muramugabanya namwe mutuma abantu banyanga ubwo ndatwara icyo hasi wowe utwara icyo hejuru kandi icyo hasi nawe aricyo ashaka ndatwara icyo hasi utwara icyo hejuru sibyo tugabanye ubwo se urumva ukunda umuntu wowe tumucemo kabiri se none tumugabanye tumuhe n'utwara igihimba cyo hasi ari ikintu bita tumuhombe ubwo ntabwo aba amukunda rero none maze niba mukunda rero nkamukunda mbigenze nti amva mujye habiho guharirana iyo umuntu akunda ikintu sibyo reka rero ntabwo kumubwira habamo kuvuga ngo reka tupasure reka nkubwire mama Kay njyewe ndamutse nkwifuriza neza navuga ko kugira ngo kino kintu tucyangirize gitware kigira ikintu kikumarira cyangwa ubwo niba nyanze reka tukice kive noneho tumwice se oya ubwo bushobozi ntabwo mufite ntabyo mwashobora none se aho tuvuga ngo dupasiramo kabiri igihari umwe arekera undi ibyo ni byo tugiye kugabana ubwo ni ubwumvikane bwanyu muri babiri reka twumvikane nk'abantu bakuze sibyo ngira ngo mbabase ibintu bibiri ngira shaka kumva nimba mumukundira ibintu bitandukanye ninsanga ari ibintu bisa mu mukundira uramukunda Ige nshaka kugira ngo mbwire ibintu bibiri Kayusi wamukundiye kugeza aho mwirukana wamugana uruka ibirutsi ukongera ukajya kumupfukama ukamusemba baza kanagusuzugura kuri tubwire ibintu bibiri umukundira ikintu umukundira ni kimwe Kayusi ni umuhungu mwiza ni umuntu uzi gutanga care outside nishaka kuvuga wabivuze ndabaza abantu bateye nkamwe nta kinyabupfura mugira nyabando mu kanwa niho bashyira n'ubundi haba hararangaye tugira ikinyabupfura atanga care outside nishaka kuvuga ni umuhungu mwiza uciye bugufi ariko amahane niyo mabi bivuze ngo umukundira guca bugufi umukundira umuntu aca bugufi yagira amahane ati uyu ari kuvuga ibyo atazi yewe bivuze ko umuntu uca bugufi ari sometime ari agira gutya akarakara ajya aca bugufi se buriya ahubwo wowe wabaye ishyano aho kugira ngo wifate usohore umuntu ukunda umwamagane yikoreraga akantu erega natubonye yikoreye niba ari agafuka tubita agataro yikoreye utuntu ku mutwe agafuka impamvu Kayusi reka nkubwize ukuri akiba ni wowe yasaga nabi toka ayo basigaye ubwo akiba ni wowe rwose yasaga nabi niyo waba uri umugore ubyihingamo ntabwo uw'abandi nase gusa nabi ni ukubera yige ubundi umugore wita ku mugabo ubibonera yarabyibushye ameze neza w'abandi mere neza umugabo usanga yambaye isogisi rifuze umugabo usanga yambaye neza agenda umubura abagabo hari ibintu batitaho asha no kwita ahubwo we ntabwo azi kwitaho agahita yambara agahita yigendera mu ahubwo ntabwo azi kwitaho atanisize amavuta ugomba kumwibutsa kwisiga amavuta cyangwa ukanayamusiga bibaye ngo turi kumvikana ugomba kumufata niba ari icyayi yava muri dushe usanga cyahoze akakinywa ntaguruka budasa nabi yavuye iwawe asa nabi ubu ntabwo ubona ukuntu asa ariko biramureba nyine wowe ni ibintu wihingamo ntabwo ari wenda reka tuvuge ko byamunaniye mama Kay ngawe mbwira ibintu bibiri ni ibintu wihingamo kuko nabundi nawe uri umugabo ukeneye kwitabwaho ahubwo kugira ngo nyiteho agomba kunyitaho nawe reka niba yari umugabo wawe wowe witwa ko uri umugore reka nkugire inama kugira ngo nubana n'undi mwese mwitanaho ikibazo amafaranga njya kusoma amafaranga menshi cyane mama Kay
ndi no kwihamagara uri kumva kabaye hano hanze hari abagore benshi bari kwangiriza ibintu byabaye ngo uburinganire sibyo n'uburinganire n'ubundi n'uburinganire wenda twareka kukabya umugore abereyeho kugira kwita ku mugabo we umugabo ubundi umugabo abereyeho no mwitano no muno misi sibyo agomba kukubaha aho maze imisi kumwitaho ukamukunda oya mbese umugabo agomba gukundwa kazi yego n'ururabo cyane n'ururabo none se uko wamujugunye ntabwo afite abandi bamwitaho sheri nta mase ngewe ntabwo ndi kwitabwaho none ko umushaka se ndamukeneye agaruke none se niba uri kwitabwaho ni gute uvuga ngo uramukeneye banza bajugunya ahubwo yige nawe usigaye ufatafata no kuri ejo barambwiraga ngo umeze neza ngo uri mu rukundo n'umuntu none ubishingutsemo sibyo mba mvuga uragaruka ngo niko ari kunjagaza mu mutwe munabare nahuye na mama ke ngore irya ngahe irya waje ntabwo nzi kwirya ariko nta nubwo byambera ntabwo mushaka mwamikaye ntabwo mushaka ntabwo mushaka munabare kubana nakaza kuri iyi si ntabwo mushaka nta kintu ariko reka nkubwize ukuri mu bantu bose twahuye kuvana ibi bintu byose byakamba wenda nabyita ko ari ibintu bibi byose byambayeho pe nakubeshye mu bantu bose twahuye njye nakwikundiye ntabwo namukunze wenda bindi bigize njyewe nkunda kuba ari proud y'ibyo akora sibyo yaba yibya njye mba mbona binamubereye pe iyo ukora ibintu cyane birajya ugasa nabyo bikakubera nyine bikabibyo utumye nseka mama ke twikomereze ubundi nari nzi ko ngiye kugushitinga ubera kuki ariko ndandabira oya mureke ni ukuri ko Imana ndabiraho arase nawe ubwe naza hajya ntaza hava naza ibyo akunda umva nyibwirire utankunda kandi no mwoga heka mwavu utankunda dorawonda igara kugira aho ngaho uragirwa nibyo ndabyibuka iga ni umugore mugenzi wawe uyicara neza wongera wicare kuriya ariko umfatafata uvuye muri frame uvuyemo ntabwo uri kugaragara ntabwo yongera niyongere kumfatafata mama ke yongera utubwire aho mbereye utubwire noneho wowe nibihe bintu iga twasanze ari ku papira ataramukundaga ari nagenda tubwire wowe mama ke wowe nibihe bintu bibiri umukundira kuva upfukama kugeza aho umugabo mu bipfa yarapfukamye harushye icya mbere njye Kayusi namukundiye ukari kuko njye Kayusi namukunze yambara ari amakanzu yashiraho biraberike byiwe amaherene mu mazuru sinukuri ko Imana njye naramubonye bande narabonye nk'utuvideo tugeze nko muri toni shamita mbona njye byatangiye kunzamo uwo wamukunze atangiye kwambara perike atangiye kwambara amawigi njye namukunze noneho atarazambara ibyo ngibyo ntabwo bindeba reka mvuga ibyo bambajije sibyo njyewe icya mbere namukundiye kuri yari sibyo ukameze ikindi cya kabiri ura n'umusore ushinguye shiri ushinguye ni muremureho ntabwo wenda ari muremure cyane ngakabye ariko ni muremure urebye kabisa afite iby'umugabo byose byaba afite n'igikoresho kirekire kiryoshye icyo gikoresho ntabwo ndakibona ngewe ntabwo kiri kugira amatako ntabwo ndakibona icyo ngicyo mwaryamanye kuryamana n'umuntu bivuze iki bivuze neza bivuze ko mwaryamanye nyine ese mwaryamanye urabizi se none se wari uri munsi y'igitanda wari uri gutora ubusigaye mama kese ahora duhakanira ntabwo yakomeje kumakanira uburyo Kayusi ashitinga ntabwo karimo araryamanye yarabikubwiye se amakuru ufite yase ubwo twagiye twese mwabanye nk'iki se twabanye sinjye se Kayusi twabanye mwakundanye se ntabwo arankunda amakuru oya amakuru ajya kugurisha y'imatimba we uvuga neza ayo makuru uri kuvuga ayo makuru ndafite
ngenda bizi neza ko mwaryamanye. ufite igipimo se Dara dupime hariya tureka dupime ko tudasanga ahubwo ufite tutararyamanye. amatsiko urashaka ngo mbyemere Oya mwese mwakunda ngo ndabizi ngo gute abantu bakundana mutararyamana. Kayusi ntaramwemerera akakunda ntago aranyemerera ariko barabikoze wenda simbizi nibwo bwa mbere Sha muri kumfira. none se ukabushya waruriki Nje nziko ko mwaryamanye. gukina Mwararyamanye. makawe karenge Mwararyamanye. aho vana makawe karenge rero Gakuremo. nyine wicanga umara iki kuba yicaye hano si ikibazo Twaricana na ikibazo ntabwo cy'ikirimo. ari ikibazo none se akaba nuko wabivuze ari gushyuha ku munwa ashyuhamo Wewe niko ugira ngo byemeze ni impamvu najya ngo nemeze yuko mwaryamanye. Mwararyamanye ndabizi mwararyamanye nanjye. Kayusi yaca amaferiyeri naga araba proud yo kuba Hamasura ngo mwashwanye kubera iki? urabizi ubutaha Mwashwanye kubera iki? niba nemera ngo niba ari hehe ngo hariya mu Nyamubona Remera. ngo niba memera ngo nzagende sibyo uravuga ngo naho ngira wicaze iki oya aho ngaho naho ngira amatako. kuko njyewe ngira aho abagabo bashaka ntago ngira aho abagabo babandi bajya aho ngaho rwose amaferiyeri ntabwo uri aho ngabo nuze bakeze ntabwo mwarashwanye kubera mwashwanye kubera iki? Bakeze mwashwanye kubera iki? kubera Kayusi n'ubundi uvuga ko mwaryamanye rero nibyo. oya kuryamana ntabwo bidatureba ariko se biretse mbanze mubazi none se ari gushyuha ku munwa ibyo biramureba umugabo yaramwirukanye ntiyamwirukanye naramwirukanye. okay no tubaye twararyamanye se ho byagutwara iki hari ikibazo ufite ako wemera ko mwaryamanye? Yes or no? arashaka kwemera kubyemeza urabyemera? nta foto nta cyabaye ari gutata sibyo niba asigaye yarabaye maneko yajya gusaba leta akazi mama Kayusi warakiri kutubwira ko ari muremure komeswe ni icyambere cya kabiri umukunzi njye navuze ko icyambere namukunze kuri ya mezi ashinguye icyambere namukunze kuri ya meze mwashwanye wamukundiye kwambara amashipo y'umugabo Papa Keza bunga mwashwanye ase wazamo mage tukaganira icyatumye ashwana n'umugabo wanjye ko numva bifite amatsiko sawa hana kuri kamera mama ke bivuze ko ariko ndamutse nabikuganirije mu ibanga wabivuga kuri kamera ntabwo nzavuga oya ntabwo nzamagara Keza ntabwo nzabimubwira ibanga ni rya babiri uwa gatatu abaye injajwe. hanyuma make icyo wamukundiye nuko yambara amashipo oya nje namukunze kuri ya meza bana amajipo kuko ndamuzi ko naba nakunze ijipo yambaye jewe namukunze kuriya mbese ameze kuriya ikindi yarashinguye ni umugabo wujuje ibyangombwa byose umugore yakenera yujuje ibyo usaba yego rero abo bose bavuga ngo tumuhamagare ngo tujye niba azi neza asa nka Kayusi akaba ateye nka Kayusi mu gitondo umumamagarire akwandikire aze ahangaha mubone niba asa nka Kayusi akaba ateye nka Kayusi Ushaka maneke yavuze Kayusi ariko nawe ni maneke da si maneke hanyuma turi gusoza iyi ni mama Keza uramuzi afite umugabo ariko nyine ni barambara kubera Kayusi nihe nama wamugira nta nama y'inyeneye nta nama y'inyeneye wazize akubwiye kuva mu mutima wanjye njyewe ibyo nkora ndabizi kandi mfite n'umutima nama wanjye ngaho ege mugira inama namubwira nave muri barimo nawe ubundi yararase gute wararase wakase mamba ahubwo uriya mwana ngiye komeza mugumisheho umuki uriya mwana ngiye komeza mugumisheho uhe mwana yanjye uhe Kayusi no umwana uhe kutari kudusobanurira uhe nana se kandi
ari kudufatiraho reka dusoze ikiganiro twari turi kuganira gusa icyo namubwira nyamuneka babyeyi uvuga ngo babyeyi bagenzi banjye ibyo bari kuzajya uvuga kuko mu minsi iri imbere uzatwitunda n'umugore usubi n'igitsina n'ikiriho mwagaheka mwe komeza ratatu icyo nandi kubabwira nabwo ababyeyi nyamuneka kamere kuri uyu nguyu turi kumwe nyamuneka abantu ababyeyi abagabanye bafate neza kuba uri gukunda bafate neza yigatabatwara dore ko yigize aragira arabibabwiye ndamukatana hano hantu turi kandi ndabona utari buhaviraho ndabona namaze kubukinga abantu babiri maze kuhabonamo usigaye uri indaya Kayusi abashaka ringa Kayusi nabona kino kiganiro umenye ko umuntu mwabanaga mbere asigaye ari indaya yigurisha n'itangaza amagara ntabwo ndumdandaza amagara umuntu wese wigurisha bari bamudandaza amagara wese ari butike ufite ugurisha nyembuye ko kindaya none se gute ngo amaze kubukinga babiri barajya he bukinga ugira mbuguzi wiki n'ibirayi n'ibitoki wasanga na brushette reka dusubize mu kiganiro cy'ubutaha ciao ciao